Praise the Lord. Mungu asifiwe, Yesu ashimwe. Ndamushimye cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko bafite amanwa meza, afite ijoro ryiza. Mana yanjye, Uwiteka Nyiringabo yongeye kudutera iteka kugira ngo twibone ahantu dume ku mwuka w'abazima, dushima Imana tunezerewe kandi nta gikuba cyacitse. Ndagira dusangire ijambo ry'Imana rigufi cyane, iminota ntabwo iza kuba myinshi, ariko kugira ngo dukomezanye. Ndasoma gato Yosuwa 1 igice ni cya mbere umurongo utoye kwa 5. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha ba sekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sijye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Haleluya. Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Imana ishimwe cyane. Dusomye ijambo ryiza cyane tubona muri Yosuwa. Navuga ngo tugira ubuntu bwo kugira ngo tujye tuganire dukomezanye. Hari nk'ibintu bitatu cyangwa bine nshaka kuvugaho. Mukristo uri mu rugendo, mwana w'Imana, wowe watangiye urugendo ariko ukabona rukomeye, ibuka mbere y'uko ukizwa. Ibuka ibintu maze igihe kinini cyane bitekereza. Ibuka mbere y'uko ukizwa uko byari bimeze. Ibuka uburyo Imana yakurindiye muri rwa rusaku. Ibuka uburyo Imana yakurindiye hari ahantu wari uri. Ibuka uburyo byari bikomeye Imana ikakurinda mbere y'uko ukizwa. Nyuma y'uko ukijijwe noneho navuga ngo Imana ikugira umwana mu rugo, irakurinda birenze kukurinda, irakurengera. Ntago iki gihe ari ikibano kugira ngo Imana ikureke. Gusa wowe uramutse uyivuyeho ugateshuka amategeko Imana igutegeka, nkuko dusomye muri Yosuwa. Hariho uburyo bwo kuba umukristo, hariho n'uburyo bwo kwitwa umukristo. Hitamo kimwe, hitamo kuba umukristo nyawe. Kandi umukristo agira trials, agira ibintu bimugerageza. Uzarebe ni mujya kuguha akazi, arabanza ntago ahita kwizera, abanza akagutraininga, arabanza akagutrayinga. Habaho trials, habaho kukugerageza no kugupima. Ntago Imana rero yagushyira nava ngo mu murimo wayo itaragupima. Imana ntago yagushyira mu byayo itarareba ngo irebe ati Sandrine sunda meza ati reka mbanze mugerageze, kambanze ndebe ko ibiyabibasha. Rero ahuri ntabwo ari habi, uriho urapimwa ngo urebe ko wuzuye koko. Ni byiza warakijijwe, ni byiza narakijijwe. Hari ahantu Imana irahaturindiye, naho humura ntabwo uzahapfira. Kuba umukristo mwiza ni ukwikomeza ku Mana. Kuba umukristo mwiza ni ukugira igihe cyo guceceka.
kuba umukristo mwiza no kugira cyo kubana n'Imana, kuba umukristo mwiza no kugira igihe cyo kwiga. Ntago igihe cyose umuntu ahora atanga agira n'igihe cyo kwiga. Imana ishimwe cyane. Kuba umukristo mwiza ni ukushaka ubusabane n'Imana. Ubusabane n'Imana tubushaka buri gihe. Ubusabane n'Imana tubushaka buri munota, kuko ijambo ry'Imana rinyereka ngo Kristo ubwo azaza ngo nta muntu ubizi, ngo nta muntu urabyerekwa, ngo nta muntu urabirotaho, ngo ariko ngazaza nk'umujura. Rero dukwiye guhora twiyejeje, duhe guhora dufite ubusabane n'Imana, dukwiye guhora dushaka kumenya no gusobanukirwa, dukwiye guhora dutetemeka tuvuga tuti se aha hantu mpagaze niho ngombye kuba mpagaze isaha none, kugira ngo Imana itatubura hariya tugomba kuba turi. Imana ishimwe cyane. Turi mu bihe navuga ngo bigoye, ariko ntigize koroha, murabizi njye nkunda kubivuga. Ariko se twe nk'abakristo ntago waba urambiwe kuko kare. Habaho igihe cyo kuvuga ngo umuntu arakurambirwa kare. Hariho abantu barambiwe kare. Usomye ijambo ry'Imana, aba bakozi b'Imana, izo ntumwa z'Imana zaciye mu bikomeye. Hariho bagiye batwika, hariho bagiye bakaranga mu mavuta, hariho bagiye babamba, hariho bagiye batera amabuye, hariho bagiye bashyira muri gereza, hariho babisha urupfu rubi, ariko nyine ntibihakana. Rero turi mu gihe nabwo ibyo bintu bisa nk'ibiba ariko mu bwenge. Hariho abazira inkuru nziza, hariho abazira agakiza kabo, hariho abazira kwishyira hamwe na Kristo, hariho abazira kuba abakristo, hariho abazira kwitandukanya, hariho abazira kuba baremeye Kristo. Ariko noneho uburyo bikorwamo navuga ngo ni uburyo biri indirect, ntabwo ari uburyo buri direct, ni indirect. Rero n'uwisanga muri icyo gicu, menya uko witwara, uteteye injiri. Kristo umuhamirize wamenye, Kristo umuvugire, Kristo umukunda. Ariko kumukunda ni ukumuhamiriza, kuko ngenda ngira ama experience menshi, nkabona abantu baritwa abakristo n'abakristo, ariko yahura n'ikintu gikomeye ugasanga ubukristo, umwambaro w'ubukristo awushyize hirya, ukabona afashe indi nzira. Ariko si cyo gihe. Ubukristo ni lifestyle, n'ubuzima, ni buryo ubayeho, ntago ari ibintu byo ngo n'umukristo ya. Rero ntago mvuga byinshi, gusa ndavuga ngo komera, nta gikuba cyacitse. Ibyo waba urimo byose, kwa ugeragezwa kose, ibyabikubaho byose, komeze ku Mana. Ikindi kintu ndavuga, mu gutekereza kwawe, saba Mwuka Wera gutekerezanya nawe. Kuvuga kwawe, saba Mwuka Wera kuvugira, uvuga ibintu birimo Mwuka Wera. Mu kugenda, mugendane, mu kazi mukorane, ku mashuri mubane, ahantu hose. Kubana n'Imana ni byiza, kandi kumva ko ibyo ukora Imana igushyigikiye, kumva ko utabuze, kumva ko umukristo bitaguteye isoni, ni ikintu cyiza cyane. Kandi ntukagira aho uvuga ngo aha ndatinya kuvugira Imana, ndatinya kuvuga ko nzi Kristo, ndatinya kwitwa nk'umukristo. Oya, witinya, kuko nabo mu isi y'umwijima ntago batinya kubigaragaza no kubihamya. Rero kuba waramenye Imana ni ibintu byiza cyane. Wireba kujya abantu bavuga, Imana ireba umutima wawe, ikareba impamvu ukoze icyo ngicyo. Imana ireba umutima wacu cyane cyane kuruta ibyo tubona nyuma, ibikorwa tubona nyuma. Ibikorwa tubona nyuma biratandukanye. Njye maze kubona ko uramutse ukurikije ibyo ubona ibikorwa bikorwa, ntago ntiwakemera ko Imana iriho, kubera ko abantu babikora n'ibyo bakora n'ibyo bavuga n'uburyo bitwara, uba usanga bihabanye n'ibikorwa biri mu mitima yabo, n'ibikorwa ubona ari ibintu bitandukanye. Ariko wowe urugero rwiza rutuma umuntu agera kuri Kristo. Nawe utarizera Kristo, navuga ngo message ngufitiye umunsi wa none, hitamo Kristo.
hitamo kugendana na Kristo, hitamo kwizera Kristo, hitamo gukizwa. Niba ubana n'abantu bitwa abakristo ukabona nta guhinduka kuri bariho, ukabona ni kwizina gusa, ukabona mbese birarotwa n'abantu batagiye mu rusengero, hariho abantu b'abakristo pe, hari abantu b'abakristo kandi ujye usoma Bible yawe, uyisome uyisobanukirwe, kuko njya nkunda kuba buhamya cyane. Njye nakuriye mu rusengero, ndimba muri korali, Mana we ubutanyise umukristo nkumva ahubwo narwana, ariko naje kwakira agakiza muri 2016 numva ko ni kabisa ni vuba, kandi urumva kuva umuntu avutse muri 2016 numva imyaka yose ibintu byose nangije, nagiye mu byaha byinshi, nakoze ibintu bitandukanye, ariko gukizwa menya Kristo nyuma. Kuba mu idini no kuba umukristo, kuba mu itorero rya Kristo, kwitwa umwana w'Imana, kwitwa uwakira agakiza, kwitwa umukristo bitandukanye no kuba ugomba kubaho, bitandukanye no kuba born again na Christian. Rero navuga ngo ntabwo igihe kirarenga, nawe wacitse intege, wasubiye inyuma, abantu barabimenya, ntarirarenga n'ubu wagaruka. Iyo turebye story y'umwana w'ikirara ngo yamaze kugarura ubwenge, yarongera agaruka kwa se kandi yakirwa neza. Rero nawe iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo wongere ugaruke, ntarirarenga. Umwanya wawe uracyahari, amakamba yawe arahari, inzu yawe irahari, ibyumba byawe birahari, ibyo ugomba birahari, impeta zawe zirahari, imyambaro yawe irahari. Garuka kuri Kristo, nta gikuba kiracika, ntarirarenga, kandi ntukareba abantu cyane. Jya wibaza ubuzima bwawe ubayemo bw'umubabaro, umubabaro wawe utasangiza undi muntu, bigutera impamvu zo kugarukira Kristo no guca bugufi. Isashimwe cyane. Ya rero nabigarukiza ahangaha, tutuganira ibiganiro byinshi, hazamo indirimbo, cyuko ari igihe wumva amarangamutima abaye menshi, kumva ibyo Imana yakoze ni byinshi, kumva indirimbo bifite amavuta, kumva indirimbo irakomeye, yagwara abantu batajya bishyikira neza impamvu umuntu afata kamera akaririmba nimba abandi baririmbye, ariko burya haba hari impamvu, hari uwifasha, haba hari impamvu. Imana ishimwe cyane. Ya rero navuga ngo mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.